Urabona aba bantu baregeranye, ndashaka kubabwira ku irembo rifunganye. Ubu ngubu ngewe ndi umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru, turi kuvuga ku rugendo, inzira, turi mu nzira kandi ndashaka kunyuramo. Icya mbere ndi munini, icya kabiri mfite imitwaro kandi ngomba gucamo hariya. Hari agasiroga kari muri iki gihugu cyacu kavuga ngo ka polisi kavuga ngo gerayo amahoro. Murakazi kavuga ngo gerayo amahoro. Impamvu bagashyizeho hari hagwiriye ikibazo cy'abantu batwara ibinyabiziga basinze bagakora impanuka, abantu benshi bagatakaza ubuzima kubera ikibazo cya shoferi watwaye yasinze. Iyo umuntu akoze urugendo aba afite intego y'ahantu arimo kuva n'aho arimo kujya. Ubu turi mu isi, turimo kuva mu isi tugana mu ijuru. Nubwo isi tuyigendamo ariko tuyirimo nk'abatayirimo. Hari abaririmbyi, abarokore kera bajyaga baririmba udukorasi ngo hari igihe tuzirirwa mu isi ngo ariko ntituyiraremo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 35. Turahera ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo inzira y'abacunguwe. Murongo wa 8, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba muri bo. Bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Reka dusome n'irindi riri muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 7. Tugiye gusoma ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14. Haravuga ngo irembo rifunganye. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Imana iduhe umugisha. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo nahaye teme cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo inzira yo kwera. Muri Yesaya haratubwiye ngo kandi hazabaho inzira yo kwera, inzira nyabagendwa, ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abagenzi naho baba ari abaswa ngo ntibazayiyoba. Aha naho muri Matayo hatubwiye amarembo 2. Irembo rifunganye, mu yandi magambo bigoye kurinyuramo, n'irindi rembo rigari. Imana yampaye iri jambo, ngenda numva haza ubusobanuro bwinshi cyane butandukanye. Nibajije ku rugendo, iyo abantu bagenda cyangwa se iyo abantu bari mu rugendo, umugani w'indirimbo iravuze ngo tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara. Ubu ngubu iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aba atangiye urugendo rugana hehe? Mu ijuru. Kandi twese tuba dufite intego imwe yo kuzagera mu ijuru. Ariko ikibazo kijya kibaho, mpereye nko ku bantu twakirijwe rimwe, si igitangaza ko ababa bakiri mu rugendo ari bakeya. Twatangiranye urugendo, ariko ntago, nubwo natwe tutaragerayo, umuririmbyi yavuze ngo twebwe turi mu nzira. Abagezeyo ngo baragwiriye,
ariko ngo abandi nabo bari mu nzira. Hari abantu bageze mu ijuru, ba Eliya, ba Enoki na Yesu yagezeyo, n'abandi batubanjirije. Noneho umuririmbyi aravuga ngo abandi bari mu nzira, ni twebwe turi mu nzira, turi mu rugendo. Aravuga ngo muze mwisigara. Niba ushaka ko tujyanayo, ihane, kuko ijambo riravuga ngo inzira yo kwera. Niba ushaka ko tujyana mu ijuru, ihane nawe, kuko ijambo riratubwiye ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa ni ukuvuga ngo ni inzira inyurwamo n'abagenzi, kandi ngo iyo nzira izaba inzira yo kwera. Abantu banduye imitima ntago bazayinyuramo, ariko ngo abagenzi nubwo baba ari abaswa ntibazayiyoba. Iyi nzira ijya mu ijuru dutangira tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Gutangira urugendo ntago bisaba amashuri. Gutangira urugendo ntago bisaba imyaka runaka. Gutangira urugendo ntibisaba ngo konte yawe iriho iki. Oya, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ijambo ryaravuze ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo wakiriye Yesu uba utangiye rwa rugendo, uba uri mu nzira. Ngewe nakijijwe muri 93. Ushobora kwibaza ngo se buri afite imyaka ingahe? Ukoze imibare wayibona, ariko ntago ari ngombwa. Nakijijwe muri 93 mu mpera zayo, mu kwa 12 itariki 29. Nakijijwe ndi umwana mutoya mfite imyaka 14. Ubwo mugiye gukora imibare, nabyo nta kibazo, ko ntago mfite isoni zo kuvuga imyaka yanjye, ko ntakiri umukobwa se ngo ntibazandambagiza. Reka ndi umumama mbyaye aka gatatu, nta kibazo cy'imyaka mfite. Ariko abandi baragiye bayigabanya, ariko buri imyaka yawe igaragarira aha. Nubwo wayigabanije, numara gukarantika wageze muri 40, izabiboneka hano n'ibisigaga agafondote nikagufate, kandi mwiranga muntu harimo 28. Mane kubabarira, imyaka burya umuntu aba yizi. Nubwo wenda ufite 28 kwiranga muntu, ariko by'ukuri urabizi ko umaze kugera muri 30, hafi 40. Rero nkizwa, numva ijambo ry'Imana muri icyo gihe, ndakizwa, mbatizwa 9/4 mu kwezi kwa 4 itariki sinibuka neza, ubanza ari muri 20 gutyo. Nabatijwe ari mu kwa 4. Mu kwa 4 wenda mu Rwanda harimo jenoside, utaza kuvuga ngo ndababeshye, ntago nari ndi mu Rwanda. Ko hari abantu bakurikirana utuntu twose, mwese ngo mu kwa 4 ko harimo jenoside yabatirijwe, ntago nari mu Rwanda. Ariko abantu twakirijwe rimwe, njya numva amakuru yabo cyangwa se nabo tujya tuganira, benshi babivuyemo. Uru rugendo rero turimo, uko twarutangiye ntago ariko twese tuzarusoza. Mu mugambi w'Imana byari byiza ko twese twazarurangiza amahoro, ariko muri uru rugendo turimo twumvise aya marembo abiri, irembo rigari ryagutse, ngo kurinyuramo biroroshye, abantu bose baragenda bikoroha. Ubu niyo n'abametse amabage nk'icumi hano mu mugongo nanyuramo kuko ni rigari, nta kibazo. Ariko uru rugendo turimo rujya mu ijuru rugereranywa n'irembo rifunganye. Kurinyuramo ni ukwihata, mbese ni ukunyura ahantu hatoya hatangana n'ubunini bwawe, ariko ugasabwa kuhanyura. Iyo wihase ngo unyuremo urakomereka, ushaka kuvunika, ushobora guhura n'ibibazo. Buriya abagenzi bose, abantu bari mu rugendo bahura n'ibibazo byo mu rugendo barimo. Nibwo ujya ubona bamwe, ushaka guhura n'umuntu umuheruka ari umurokore, wamubaza ati se kutagisenga, ngo wapi, ngo nararashwe cyangwa se naraguye. Hari amaterima barokore bakoresha, ngo naraguye cyangwa se ngo nagiye mu ntege nke. Urumva yahuye n'ibibazo mu rugendo. Ariko ikintu nakundiye ijambo ry'Imana ryavuze ngo abagenzi bari muri iyo nzira, nubwo baba batarize, nubwo baba nta mashuri bafite, ntago bazayoba iyo nzira. Kuko iyo nzira ntago kuyinyuramo ari ubwenge bw'isi, si amashuri, ni agakiza ufite kazakubashisha kunyura muri iyo nzira. Nibajije rero ku kintu
mwese uko muri hano nta muntu utarakora urugendo, ndakeka mwese mwarakoze urugendo. Iyo umuntu akoze urugendo aba afite intego y'ahantu arimo kuva n'aho arimo kujya. Ubu turi mu isi, turimo kuva mu isi tugana mu ijuru. Nubwo isi tuyigendamo ariko tuyirimo nk'abatayirimo. Hari abaririmbyi abarokore kera bajyaga baririmba udukorasi ngo hari igihe tuzirirwa mu isi ngo ariko ntituyiraremo, hari n'igihe tuzayiraramo ariko ntituyirirwemo. Bivuze ngo turi abagenzi, ubundi turi muri transit. Ikintu bita transit ntabwo uba wari wakagera iyo ujya, ahubwo unyura aha ukaza kugera aha hakugeza aho ugiye kujya. Ubu rero natwe turi mu rugendo. Haleluya. Noneho nababwiye ngo mwese mwakoze ingendo murabizi. Mu bihe byashize nko mu 2000 hari ama-agence yigeze aza bakajya bavuga ngo hari agence iri express itagenda ihagarara mu nzira, ikuvana Nyabugogo direct ikakugeza urugero igahita ikugeza nko mu Mutara, itabanje kugera ahantu ngo ihagarare ngo ishyiremo abandi. Oya, iyo ngiyo igenda ari express kandi nayo irahenda. Hari n'izajyaga mu bihugu ugasanga ivuye Nyabugogo direct ihita ijya Uganda, cyangwa ugasanga uvuye aha mu Rwanda uhitira i Burundi, nta handi hantu uciye ngo nugera ngo ku Kanyaru ngo abo muri abihuye ngo baravamo ngo hajyemo. Oya, ihaguruka itwaye abantu bahuje icyerekezo. Haleluya. Uko niko natwe turi mu rugendo kandi icyerekezo dufite ni kimwe. Ariko ikintu kibabaje, hari abantu bari ubu turi muri bisi, mu yandi magambo turi muri bisi. Hari ikibazo kibaho umuntu akagera ahantu wakiviramo ngo nge mvuyemo ndumva bitavamo, akibagirwa intego yaho yaragiye. N'ikibazo mpuye nacyo, mbaye mvuye muri bisi kandi bisi yo ntiyahagaze, yo irakomeje. Muririmbyi aravuga ngo abagezeyo baragwiriye, abandi bari mu nzira. Wirinde utava muri bisi kandi utaragera iyo ujya. Hari ibintu bijya bibaho bikerereza abagenzi. Umuntu yari afite urugendo ariko ugasanga njya mbibona, mureke tujye tuganira, ntago ari disikuru ndi gutanga, turi kuganira ijambo ry'Imana. Ntimujya mubibona ko hari umuntu bisi ihaguruka agahita avuga ngo shofe ngo hagarara ngo nibeshye ngo nagiye mitariyo. Urugero yaragiye mu mujyi akajya mu ya Nyabugogo. Hari ahantu inzira zigera uko byagenda kose zigatandukana kugira ngo icyerekezo cya buri muntu kigaragare. Bakamukuramo abantu bagasigara baseka, abantu barayobye. Si ubu ngubu hari umuntu wo muri Kigali utaramenya gutandukanya bisi ijya Nyabugogo n'ijya mu mujyi, bagasigara bisekera. Ariko we byamunaniye kwiyumanganya, yasanze atari mu cyerekezo kimwe namwe, akavamo akigira muri ya yindi n'ubundi ashaka. Rero naje kubyibazaho nsanga ubu natwe abarokore tugira ibintu bituma tuva mu cyerekezo twari turimo cy'urugendo turimo rugana mu ijuru. Abantu benshi bataye icyerekezo gute? Hari ibintu biturangaza, hari ibintu byateye muri iyi minsi by'imyambarire. Ugasanga umuntu ukuntu ari kwambara ntabwo bigaragaza ko ari umugenzi ujya mu ijuru. Ugasanga abantu baramutindaho ngo ariko ngo wakwambaye neza. Mwibwira ko buriya yambara atabanje kubitekerezaho? Burya nta muntu wambara nabi ari impanuka ababizi, akamujugunyira akantu ngo nahisheho ngo yambare. Mujye mumwihorera, yaje abizi, yanayidodesheje abizi. Ariko ikibazo ibyo ni ibirimo gutuma abantu bava muri ya bisi itujyana mu ijuru, bakavamo bakibagirwa intego y'urugendo. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo umuntu ushyira igitsitaza, ikintu kigusha mwene se, azabona ishyano. Ngo icyaba cyiza nuko yahambirirwa urusyo, ibuye riremereye ku bikanu, akajugunywa imuhengeri mu nyanja. Yesu yavuze iryo jambo riteye ubwoba. Aho kugira ngo ugushe abantu bari mu rugendo, Imana yagushyiraho urusyo ikakujugunya ahantu utazigera uvamo. Impamvu Yesu yavuze ngo yashyirwaho urusyo, ruriya rusyo, uburemere bw'urusyo bwatuma wa muntu amanuka akajya kure ahantu atazagaruka bitewe n'uburemere bumutsikamiye.
ariko naratangaye, umuntu aragwa ngo nagushijwe na mini ikubujijwe gukomeza urugendo. None se ko abazambara bakiriho tuzabigira dute? Abagabo n'abasore kujya kwiyogoshesha mu masaro, ntabwo abantu bose bagiye muri saro babajyana muri kakumba ngo bagiye kubahanagura aho abantu batabareba. Niba uri umuntu w'Imana, bakogoshe, bamara kukogosha bakazanaga bakaguhanagura, ibindi ukabikorera iwawe mu rugo. Ibyo bintu nabyo bibujije abantu gukomeza urugendo. Uzi ko hari abagabo ashaka kwiyogoshesha kabiri mu cyumweru, mukagira ngo ni isuku, ni ukuba smart cyane, kumbe hari serivisi bamuhera muri kakumba bituma kumbura kujya kwiyogoshesha. Ndabizi muraza kunyanga ariko ntacyo, buriya ngo ukuri kuraryana. Hari abagabo benshi bari abarokore bibagiwe intego y'urugendo kubera saro. Hari abakobwa rero mva babitojwe, babukereye, bafite inzara ndende, akamushima mu misatsi, akamwogosha. Hari n'abakobwa basigaye bogosha, akamwogosha, akamuhanagura, akamusiga n'amavuta, ku buryo iyo atashye madamu amenya ko yaciye muri saro, ukuntu aba ari guhumura kudasanzwe. Ariko abagabo benshi birabagushije, kandi abamama benshi ibyo bintu birabababaje. Reka njye mbavugira, hari abadashobora guhagarara hano, ndabavugira ni ukuri. Umugabo ngaho kwa gatatu madangiye muri saro, kwa gatandatu madangiye muri saro, kibaza ariko none iyi suku. Noneho hari abandi bamama bazi kuneka, akabwira umugabo ngo ariko sheri wiyogosheshereza hehe, nzajye nguherekeza. Ntago ashobora kukwiteza, bajya kumuhirira serivisi ase uhahagaze, uretse ko warwara umutima nta n'impamvu yo kujyayo. Urebye ibintu bamukorera wahita ufuha, ndakuzi ifuha ryawe, wababara. Ibyiza rero ntashobora kukubwira umunsi agira, ujya kubona ukabona we yavuyeyo gusa. Ariko hari abarokore bakizirikana intego y'urugendo. Haleluya! Nubwo yagenda bakamwogosha, hari ahantu atarenga. Ntafite umudamu usuri bumumesemo. Ariko kubera ikibazo Satani yaje kwibagiza abantu intego y'urugendo. Saro zitumye abantu bibagirwa iyo bajyaga. Ubwo mvuze ku bagabo n'abamama, twebwe abamama, hari abamama bagenda gusigisha inzara, ugasanga yafashe akaguru yagashyize ku bibero by'umusore ngo ari kumusiga. Hari ibintu ndeba nkabona rwose bitavamo, nubwo tuba tuvuga ngo ni ubusirimu. Ntiyari abakobwa basiga, mwagiye mujya ku bakobwa bakabasiga. Tekereza nk'ubusanze ngewe ndi umuvugabutumwa, ugasanga nagize gutya akaguru ku bibero by'umusore. Imagine vraiment. Oya. Ibyo ni ikibazo kiri mu bantu. Hari abasore bakora saro neza, hari n'abakobwa babizi nabo. Ariko nimureke twera imbuto. Buriya kwera imbuto biravuna, mujye mwemera. Kwera imbuto biravuna. Njye ntago mbabuje kujya muri saro, ni ukuri nimujyeyo, ariko mujye namwe mureba, mujye mugereranya. Ngahibaza umushumba wawe, ugiye ugasanga umushumba wawe akaguru ngo ku bibero by'umukobwa, cyangwa senda ku bibero by'umusore niba umushumba ari umumama. Ibyo ni ibintu Satani yazanye by'ubucakura, ariko ni ibitwibagiza intego y'urugendo. Yesu ashimwe. Umupapa ajya muri saro ngo bakita ngo bayita ngo ni mbese ni serivisi bamuha, noneho bagashyiraho n'akandi kantu kazatuma agaruka. Ako kantu bashyiraho kazatuma agaruka niko gatuma ahora kabiri mu cyumweru akiyogoshesha. Bakamumasa ngo yananiwe, ngo reka bamase n'ijosi, kandi ubwo umudamu we hana habari we nta nabikora iwe. Noneho umugabo akajya yigendera muri ka massage
gatatu mu cyumweru cyangwa kabiri. Abagabo mukijijwe cyangwa se abasore, mujye mumenya ahantu mugarukira. Uzatinya ikintu gikorwa mu ibanga, haba harimo akabazo. Ujye ushyiraho akabazo burya. Wowe uravuga ngo shyiraho n'irido neza, ngo unakinge neza, kubera iki niba nta bibi biri kwakorerwa? Kuki kuki nta bantu babiri binjiranamo? Nibura abakiriya baba ari babiri n'ababatunganya babe babiri. Ni ahantu hinjira umuntu umwe, umukiriya n'uri kumuha serivisi. Ibyo byose ni ibintu Satani yazanye kugira ngo yibagize abarokore cyangwa se n'abandi bantu bibagirwa intego y'urugendo bari bafite. Yesu ashimwe. Muracyankunze se? Haleluya. Murumva bicamo neza cyangwa? Buriya Samusoni ikibazo yagize, Delila ngo yaramusinzirije ku bibero. Mbere yajyaga yihagararaho akamubaza ngo Samusoni, nubwo uvuga ngo urankunda ariko ntago wari wambwira ahantu imbaraga zawe zituruka. Yihagararaho aravuga ati reka wagira gutya na gutya, akajya mushuka. Ariko umunsi umwe ngo aririza ati Samusoni, ntuzongere kuvuga ngo urankunda. Ejo hari Severand. Ibintu by'urukundo abantu bari kubyumva cyane. Wakagize ngo urankunda kuki umbeshye gatatu kose? Samusoni rero agira impuhwe, mva niba barije sheri ngenge kubivuga n'ukuri bicaho byagaciye. Kandi Imana yari yaramubwiye ngo ntuzamene ibanga ry'ahantu imbaraga zawe zituruka. Arangije avuga ati kugira ngo mbabaze sheri nababaza Imana. Hari abantu bajya babikora gutyo, kugira ngo ngene nibabarize sheri wanjye cyangwa nibabarize inshuti yanjye cyangwa mbabaza umugabo wanjye cyangwa mbabaza abana banjye, ngiye kubikora. Samusoni aravuga ngo ubundi imbaraga zanjye ziri hano mu musatsi. Yari afite imisatsi basutsemo ibisuko birebire 7. Mu mvugo y'iki gihe bimeze nk'amadirede ariko byari binini 7. Niho hari harimo ibanga ry'imbaraga ze. Amaze kubivuga, Delila ntago yakundaga Samusoni, ahubwo niwe Abafilisitiya bakoresheje kugira ngo bagere kuri Samusoni. Arangije ngo aramusinziriza. Sinzi ahantu yamukoze aramusinziriza. Buriya Satani aza ahantu intege nke zawe zishingiye. Niyo mpamvu mbwiye abagabo ngo kujya muri salo simbyanze nta nubwo ari bibi. Ariko ikibazo ibikurikiraho cyangwa se ahandi hantu ujya hibanga ngo bashyireho rido ngo ibiki, niho uva watakaje za mbaraga. Samusoni arasinzira, baramwogosha. Delila aramwogosha. Amaze kumwogosha ambwira ngo Samusoni wapfa Abafilisitiya baragufashe. Ngo yikangura gutya nk'ubusanzwe, azi ko agiye guhita ahaguruka nyine agatangira kurwana. Yeguye umutwe biranga, kumbe za mbaraga zamuvuyeho. Yamenye ibanga nicyo yazize. Ni ukuvuga ngo rero turimo kuganira ku kintu cyitwa urugendo. Turi mu rugendo. Ijambo ryatubwiye ngo kandi hazabaho inzira yo kwera, inzira nyabagendwa. Iyo nzira izaba iyo kwera. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba, ngo ariko izabiya babandi. Imana igufashe ube muri babandi. Haleluya. Ube muri babandi batazayiyoba. No kuvuga ngo babandi ni abandi bantu bari ku ruhande batandukanijwe mu bandi bantu. Imana igufashe uve mu kivunge cy'abantu, wowe ujye muri babandi. Yesu ashimwe cyane. Hari agasiroga kari muri iki gihugu cyacu kavuga ngo ka polisi kavuga ngo gerayo amahoro. Murakazi? Kavuga ngo gerayo amahoro. Impamvu bagashyizeho hari hagwiriye ikibazo cy'abantu batwara ibinyabiziga basinze bagakora impanuka, abantu benshi bagatakaza ubuzima kubera ikibazo cya shoferi watwaye yasinze. Barangije bazana uburyo bazajya bapima umuntu wanyweye kubisindisha bakamumenya, bakamuzanira akantu ngo nahuhemo. Wahuhamo wanyweye nta kuburana ugahita ugaragara. Natwe rero turi mu rugendo rujya mu ijuru. Ndakwifuriza nawe kuzagerayo amahoro.
Haleluya. Abarokore bararimbye ngo buri muntu wese asengere kuzagerayo amahoro. Nukuri mureke dusengere kuzagerayo amahoro, kuko ibitubuza kugerayo ni byinshi. Niba polisi yaravuze ngo kubera ikibazo cy'ubusinzi bukabije ikazana ka kantu ko guhuhamo, mwibwira ko Imana itazazana uburyo isuzuma abantu bari mu rugendo? Ibintu by'isi bijya bitwigisha, kuko buriya isi irakwigisha, kandi iyo uri umurokore utiga uba ukwiye guhora usibira. Uzarebe iyo umuprofeseri yigishije isomo nturifate, urisubiramo. N'Imana iyo ikwigishije ntumenye, udindirira aho hantu ukahatinda. Nashaka kubwira abantu mufite ibintu birimo kubibagiza uze mwisigara. Ni iki kiri gutuma muva mu modoka kandi mutaragera iyo mujya? Hari utubazo nka dutatu shaka kubaza abantu mwateranye. Tumaze kumva aya magambo y'Imana, ndashaka kukubaza ikibazo cya mbere. Wowe usigaye hehe? Usigaye ku kihe cyapa? Nababwiye ko hari ahantu umuntu agera akavamo bitewe n'ikimuvanyemo. Wowe usigaye hehe? N'iki cyatumye uvamo? Uviriyemo hehe? Uviriyemo Nyabugogo? Uviriyemo kwa Rubangura? Uviriyemo hehe? Haleluya. Haleluya. Mwanyanze. Usigaye hehe? Icya kabiri, waviriyemo hehe? Icya gatatu, ukererejwe n'iki? Uziko hari abantu badakomeza urugendo. Hari igihe abana basinzira mu rugo, none umwana ukamubaza runaka uri gusinzira, wagiye kuryama akabwira ndyame se natariye, sinaryama natariye, kandi ari gusinzira, afite ikibazo kimubujije gutegereza, ariko akihagarara, sindyama natariye mama, sindyama natariye. Birangira sinzire, bagaterura, none atakibasha no kuvuga, bakajyana mu buriri bakarenzaho agakuvureri cyangwa ishuka. Murashaka ko natwe tuzajya tuvuga ngo sindyama natariye, twarangiza bikarangira urugendo tutarusoje? Imana itugirire neza. Mu gusoza ndashaka kuvuga kuri aya marembo abiri, irembo rigari n'irembo rifunganye. Nari kubikora wenda nkabibereka kugira ngo mubyumve. Nihagira abantu bampa amasakoshi, abantu nka 5 bampereza amasakoshi, mwihute kuko iminota irimo iragenda. Isakoshi mbasha gufata. Noneho haze n'abandi bantu 2. Mwegerane, muhagarare hano mwegerane. Urabona aba bantu baregeranye. Ndashaka kubabwira ku irembo rifunganye. Ubu ngubu ngewe ndi umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru. Turi kuvuga ku rugendo, inzira, turi mu nzira, kandi ndashaka kunyuramo. Icya mbere ndi munini, icya kabiri mfite imitwaro, kandi ngomba gucamo hariya. Urabona byanze, ariko ningira gutya ndanyuramo. Inzira ifunganye iragoye kuyinyuramo. Kugira ngo nyinyuremo rero nuko ibi byose mbanza nkashyira hasi. Nubwo yabifunganye ndihata nyuremo. Iki gikorwa nkoze cyo gushyira hasi imitwaro ni ukwihana. Muririmbyi yavuze ngo niba ushaka ko tujyanayo ihane.
wongere wihane. Ariko niba ushaka kujya mu ijuru n'imitwaro n'ubusambanyi n'ubusinzi n'ubugome n'ubujura no kwangana, ntabwo wazagerayo amahoro. Kandi twumvise ko natwe iyi siroga yo kugerayo amahoro, abarokore tugomba kuyitekerezaho. Noneho mu irembo rigari mutandukane cyane. Ibi bintu byose mubona afite, ibi byose mfite n'ibindi nzafata nacamo. Murimo kubibona? Izi ni imfashanyigisho zikwereka ko impamvu ubona byoroshye mu rugendo urimo bikoroheye nuko ibintu byose ufite ubijyana aho ushaka. Ariko muri iyi minsi hari imodoka zikubwira ngo umutwaro wawe urawishyurira, ntabwo wemerewe kwicarana n'umutwaro. Ariko twebwe abarokore twicarana nabyo tukabigendana. Ariko naje kukubwira ngo urugendo turimo kujyamo ntabwo iyi mitwaro twazayigezayo. Ndabifuriza kuzagerayo amahoro mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Niba ushaka ko tujyanayo rero wihane. Hari saro z'abarokore wajyamo ukiyogoshesha kandi ugataha ukiri umurokore. Ariko hari saro wajyamo ugataha agakiza wagasizeyo. Abantu bazavuga ngo naje kubicira bizinesi, ariko abarokore benshi baguye mu masaro. Abamama birirwa barekarama, ariko nzajya nguherekeza kuko yamaze kumenya amakuru. Nzajya nguherekeza nubwo yanze ko umuherekeza. Ni ukuri hangana, ahubwo tuma Yesu. Yesu aba ari umuherekeza. N'utundi nk'utwo niba ushaka ko tujyanayo ihane. Muri iyi minsi nabibabwiye, Imana iri kumpa amagambo asa nk'akomeye. Hari igihe nigeze guterwa n'uyu mwuka w'Imana, simvuge ngo ni mubi, nkajya mbwiriza ibintu nk'ibi ngibi. Umunsi umwe banyima agatuti, ntago mbivuga, ntago ari hano, sina navuga ngo ni hehe. Banyima agatuti, baravuga ngo asigaye yigisha ku bantu, atazaca abantu mu rusengero. Ni ukuri banyima agatuti. Kandi hari abantu babikora, bakumva Imana iguha ibintu bikakaye bakakwicaza ngo ngera ujye gusenga. Ubusura tuma umuntu ngo ajye gusenga, Imana yabimuhaye irabiyobewe. Neza neza banyima agatuti, neza birarangira ku buryo ijambo ryose navugaga baribyazagamo irindi. Nigeze nigisha kuri Goliyati. Goliyati ngo ni igihanda, niko Bibiliya ivuga. Yari afite murumuna we ngo yakomokaga mu bantu bita Abanaki, bagiraga ibitoki ngo bigira, hano akagira ibitoki nka 6 intoki ze z'ibiganza n'iz'ibirenge bikaba 24. Numva bafite inyongera, ntago ari nkatwe. Babyita ngo ni ibihanda. Bari abantu badasanzwe, barebare cyane, banini, bameze ukuntu. Ariko nararyigishije. Umuntu umwe aravuga ngo niwe mvuze, ngo ndangije mvuga ko ngo murumuna wa Goliyati ngo ari we murumuna we. Ngo ni intambara bene data kubera ijambo ry'Imana. Ngewe rero buriya ndabizi uyu mwuka yampanzeho wo kuvuga, wo kubwira abantu ngo bihane, haba hari impamvu. Icya mbere bahita bakwanga, ngubu namwe mushaka kunyanga, ariko nta kibazo. Na Yesu maze baramwanze, usenge mwankunda, usendita Yesu. Yesu baramwanze. Yesu ngo yigeze arakara umunsi umwe, ngo ajya mu rusengero asanga barugize isoko. Harimo intama, harimo ihene, harimo inuma, harimo iki. Ngo akura umwitero warawuzinga neza nk'ikiboko, agukubitira abantu. Bose arabirukana, inuma ziraguruka, intama ziriruka, inka zirabira. Aravuga ngo inzu ya data mwahinduye isoko nta soni. Ntago bamukunze. Mwibuke wa munsi yirukanaga ingurube, akazirukana zikagwa mu ntuze, zikagwa mu mazi. Bene ingurube bashoye ikibazo, baravuga ati uyu muntu waje kutumaraho n'imitungo yacu ni bwoko ki. Batangira kumuhiga. Ngo hari umunsi yagiye kuvuga ubutumwa, bashaka kumutembagaza ku manga, ngo banyuramo arigendera.
ubusengeye noneho nabura nte guhura n'ibibazo, nabura nte guterwa amabuye. Hari abantu bavuga ngo yango ntimukomere utenderi, ngo abantu murabaca mu rusengero, ubundi se ubu mwese uko mwaje gusenga. Hari umuntu pasiteri yahamagaye ngo nyabuneka ngo uzaze mu rusengero. Ntabwo rero icyo ari ikibazo. Icyiza ni uko twaba bake ariko tukazagerayo amahoro, kuruta ko tuba benshi gutya urusengero rukuzura ariko batazagerayo. Imana itubabarire kandi tugirire neza. Hari igihe mvuga ubutumwa nkavuga ngo Yesu aranyandikiye, kuko iyo uvuze ibintu bikomeye ukabona n'abantu ntibabyumva, biriya nibyo bibyara umusaruro. Kandi aha niho hari fondasiyo ya bya bindi byose dushaka ku Mana. Aho kugira ngo umuntu ajye kubwira ngo fata igitangaza ngo ndagicakiye cyo mu cyuka gusa, oya, mureke dukosore tuzagereye amahoro. Nibyo dushaka Imana ibiduhe tukiri muri ubu buzima. Buriya n'umurokore ukennye ni ibibazo. Imana iduhe n'ubwo bukire, iduhe n'ibyo twifuza, ariko mbere na mbere dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tuzabyongererwa. Mukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ndasoje ni iryo jambo ry'Imana Imana yari yanshyize ku mutima ryo kukubwira ngo inzira turimo ni inzira yo kwera. Uharanire kwera imbuto biravuna, ariko tugerageze kugira ngo tuzagereye amahoro. Ibyatuma gushaka kuvamo utaragera iyo ujya, uyu munsi ubisezerere. Imana iguha umugisha. Turashima Imana rero, umushumba wacu yahageze n'abandi bantu bose bakomeje kuza. Imana ibaha umugisha. Aka kanya ni keza kuko ni nka kwa kundi iyo umuntu amaze gukaraba yumva aguwe neza. Mbere y'uko ugira icyo urya ukabanza ugakaraba, nta ngaruka z'umwanda zikugeraho. Niyo twaje mu nzu y'Imana mujye mureka tubanze twitunganye, dusaba Imana imbabazi, kuko iminsi tuba tumaze hanze ni myinshi. Nubwo ku cyumweru twaraha, ibyaha twakoze ntibigira umubare, ariko Imana yacu ihora yiteguye kubabarira. Imana yacu ni nziza. Muririmbyi yararirimbye ngo ntago igitwitura ibihwanye n'ibyo twayicumuye, ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi agira zingana. Nagira ngo rero nsaba abantu bashaka kwiyuzuza n'Imana, abantu bagize ibintu bibakura mu nzira bibibagiza intego y'urugendo bari bafite, bahaguruke dusenga Imana, twinginga Imana, dusaba Imana imbabazi. Reka dusenge. Turagushimye Mwami Yesu, we mutunzi w'imbabazi, we mugwaneza, wowe uzi abantu ukamenya aho barara, ukamenya aho birirwa, ukamenya ubuzima babayeho, ukamenya ibyaha bakora, kuko urondora imitima yacu ukayimenya. Nta wagira icyo aguhisha. Imitima yacu igaragara mu maso yawe nk'iyambitswe ubusa. Babarira ababyeyi, babarira abagabo, babarira abasore, babarira abakobwa, babarira buri muntu wese mu cyaha yakoze. Kandi kuko ubugingo bwacu bwicwa no gukora ibyaha, reka ubukirishe gukiranuka, utwezeshe amazi n'amaraso. Imbabazi zawe zituganze, zidutwikire uyu munsi. Umwanzi ye kuturega ibyaha, ahubwo tubareho gukiranuka kubwo kwizera ijambo ryawe. Kandi impinduka zigaragare, bimenyekane ko ari wowe ukiza ibyaha, ari nawe ukiza indwara, ari nawe ukiza imyuka mibi, kuko inyuma y'icyaha haba hari umwuka ugikurikiye. Tsindiye imyuka igenda inyuma y'ubwoko bwawe, maze ubashoboze gutsinda burundu. Abasubiye inyuma barakugarukiye, abacogoye barakugarukiye. Imbaraga zawe reka zibafate kuva uyu munsi. Imbaraga zawe zibatwikire, zibatwikirane n'imiryango yabo, zibatwikirane naho bari, aho bicara babahamya buko bahindutse, kandi imbuto z'umwuka zikomeze kugaragara kuri bo. Urakoze Mwami, tugukomeye amashyi tugushimira ko tubabariye. Tugukomeye amashyi tugushimira ko tubabariye Mwami. Tugukomeye amashyi tugushimira ko tubabariye. Tugukomeye amashyi tugushimira ko tubabariye. Tugukomeye amashyi tugushimira ko tubabariye Mwami Yesu.
ushimirwe imbabazi zawe utugiriye mwami Yesu, ushimirwe imbabazi zawe ugiriye ubwoko bwawe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Kadukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu.